Bavandimwe nshuti nkunda, ndabaramutsa mu izina rya Yesu. Uwiteka abagirire neza, abahe umugisha. Muri kumwe n'Uwineza Juliette, tugiye kubana mu ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibyo utinya byo bizagutinyuka. Reka dusenge. Urakoze Data mwiza, urakoze kutugiriye neza, uduhaye umwanya mwiza wo kubana mu ijambo ryawe. Ndagusaba ngo utuyoboreshe Mwuka Wera, njye n'abaguteze amatwi tukugirireho umugisha, tubisabye mu izina rya Yesu, amina. Nshuti bavandimwe, turiho mu bihe bisoza amateka y'isi, aho abantu benshi babona ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu bikabatera ubwoba, bikabahindisha umushyitsi, ugasanga baratinya imperuka, bagatinya kurimbuka, nyamara bagakomeza guhagarara mu nzira zo kurimbuka. Reka nkubwire nshuti muvandimwe, gutinya kurimbuka nta guhinduka ngo umuntu yihane, kurimbuka ko kuzamutinyuka. Ibyanditswe byera hari icyo bitubwira kuri benshi batinye kurimbuka, nyamara bisoza bahagaze mu nzira zo kurimbuka. Igitabo cyo kubara ni mu gice cya 23, turahasanga umuhanuzi w'Imana Balamu. Uyu yabaye umuhanuzi mu ishyanga rya Isirayeli. Balamu mu gice cya 24 umurongo waho wa 17 w'igitabo cyo kubara, turasanga Balamu yareretswe ivuka rya Yesu. Turabona Balamu yarahanuye iby'ivuka rya Yesu. Umurongo wa 10 w'igice cya 23, Balamu yifuje urupfu rw'abakiranutsi. Balamu yifuje iherezo ryiza nk'iryabo, nyamara Balamu yahagaze mu nzira y'abarimbuka. Balamu yacuditse n'umwami Baraki. Uyu mwami yari umwanzi w'ishyanga rya Isirayeli, maze acudikana Balamu, amuha ibiguzi ngo amuvumire ishyanga ry'Imana. Balamu ntiyari akwiriye gucudikana Baraki. Balamu ntiyari akwiriye gutwara umuvumo ku ishyanga ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Balamu yapfuye nk'abanyabyaha. Balamu nta bugingo buhoraho azabona nshuti bavandimwe, nyamara Balamu yabaye umuhanuzi mu ishyanga ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 27, turahasanga Yuda yabanye n'intumwa 12. Yuda yabanye na Yesu mu ivugabutumwa. Yuda yabaye umubitsi mu gihe cya Yesu, yabaye umucungamutungo. Nyamara Yuda mu gihe Yesu abatambyi bamuhigaga, Yuda baramwifashishije maze bamuha ibice by'ifeza 30. Yuda agambanira Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo hariya ku murongo wa 3 w'igice cya 27, Yuda amaze kugambanira Yesu, Yesu amujyana kumucira urubanza. Yuda ngo abonye urubanza rutsinze Yesu, Yuda aricuza, aravuga ati nagambaniye amaraso atariho urubanza. Yuda asubiza bya bice by'ifeza 30 abisubiza abatambyi. Reka nkubwire nshuti muvandimwe, Yuda yateye intambwe z'abantu bihana. Yuda yateye intambwe yo kwicuza. Yuda yateye intambwe yo gusubiza ibiguzi bitari mu kuri, ariko izi ntambwe yaziteye igihe cyarenze. Yuda yashoje yimanitse. Yuda azarimbuka, nta bugingo buhora hazabona. Nshuti muvandimwe, dukwiriye gutekereza neza. Ijambo ry'Imana ririmo amahame duha uburyo bwo kwihana no guhinduka, tukaba mu ruhande rw'Imana. Ariko ikibabaje, benshi baratinya kurimbuka, ariko bagatinyuka kuba mu nzira z'abarimbuka. Yuda azarimbuka. Turabona Pilato muri iki gice cya 27. Uyu Pilato yari umwami ku ngoma ya Roma. Igihe Yesu bamumujyaniraga ngo amucire urubanza, Yuda yatumweho n'umugore we. Umurongo wa 19 w'iki gice cya 27, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, umugore we amutuma haramubwira ati ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi, kuko naraye ndose ibye
maze bimpagarika umutima. Pilato yabonye intumwa mvajuru binyuze muri Mwuka Wera anyuze mu mugore we, ariko Pilato yigeze yumva uyu muburo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo maze abantu barushaho gushega bavuga ngo nababohorere Baraba. Pilato arababaza ngo none uyu Yesu we ndamugira nte? Nyuma yo kumva umuburo umubwira ko ntacyo agomba gukora kuri uwo mukiranutsi, Pilato dore icyo yakoze. Igihe abantu bamubwiraga ngo Yesu nabambwe, Pilato yagombaga guhagarara mu cyubahiro cy'ubwami. Yari afite uburyo bwo kubohora Yesu, ariko Pilato ngo azana amazi akarabira imbere y'abo bantu, arababwira ati uyu mukiranutsi nta cyaha namubonyeho, biraba ibyanyu, amaraso ye ntakambarweho. Reka mbabwire inshuti y'Imana, kuninira Mwuka Wera ni uguhagarara mu nzira yo kurimbuka. Pilato yatinye iteka ryo kurimbuka, ariko kubwo kuninira Mwuka Wera, Pilato yapfuye urupfu rw'abanyabyaha. Pilato azarimbuka. Mbese wowe nshuti muvandimwe, ni kangahe Mwuka Wera gusangisha ibyaha byawe, Mwuka Wera ukamuninira? Ni kangahe wumva ijambo ry'Imana rikuburira ko abanyabyaha bazarimbuka, ukaba mu basinzi, ukaba mu basambanyi, ukaba mu bangiza amahame y'ijambo ry'Imana, ariko ugatekereza ko ibyo Imana itabireba? Kunyuranya n'ijambo ry'Imana ni uguhagarara mu nzira yo kurimbuka. Benshi batinya kurimbuka, nyamara bakaba mu nzira zo kurimbuka. Igitabo cy'intambara ikomeye ni paje 523. Igitabo kinini hari aya magambo avuga ngo Satani yizeza abantu benshi ko Imana itajya yita ku gukiranirwa k'utuntu duto two mu mibereho yabo. Abantu bakaba baneguranye, abantu bakaba abahehesi, abantu bakaba abantu babunze amagambo y'ibinyoma kuri bagenzi babo, nyamara bakibwira yuko Imana itabyitaho. Abantu bakaba barabaye bagasenya imiryango, bagatekereza ko ibyo Imana itabyitaho. Reka nkubwire nshuti muvandimwe, ibyaha byo mu rwiherero, ibyaha by'ahagaragara, byose Imana ibireba nk'ibyambariye ubusa imbere y'izatubaza byose. Bya byaha ukorera mu rwihisho, Imana izabihishura. Dore icyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo abo bakristo ku izina gusa, igihe imbabazi zizaba zirangiye, bazaba bageze mu gihe cy'akaga gakomeye, bataritegura. Bazatura ibyaha byabo mu ijwi ry'akababaro n'amagambo y'ubwihebe. Mbega nshuti muvandimwe, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abantu benshi igihe imbabazi zizaba zirangiye, batinye kwatura ibyaha byabo ngo babyihane igihe kikiriho, imbabazi zikiriho, bazagenda babyature, ariko igihe cyarangiye. Benshi bazagenda mu mihanda bavuga ibyaha bakoze, bazagenda mu miharuro kubwo kwiheba, bagende bavuga ibyaha bakoze. Bazasanga abo bahemukiye, bazasubiza ibyo bibye. Abagomeye umurimo w'Imana, banze gutanga amaturo n'icyacumi, inzira zikigendwa ngo bikore umurimo w'Imana, bazabyikorera babijyanira abayobozi b'amatorero, nyamara imbabazi zizaba zarangiye n'umurimo washyizweho iherezo. Mbega igihe kizaba giteye akaga. Satani azatera ububyutse muri benshi bakomeye Imana bagahagarara mu ruhande rwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abantu bazagenda batura ibyaha byabo, ngo nyamara abantu b'ibyihebe, abantu babaye mu ruhande rwa Satani, ngo bazaba babakoba, bazaba babaha inkwenene. Niko uyu mwanditsi yanditse. Bazareba abavuga butumwa batihannye icyaha n'akaha, bazareba abapasiteri, bazareba ababwiriza, bazareba bitwa abakristo birirwaga bavuga ko bari mu nzira y'Imana, nyamara ku musozo w'ibihe kubw'ibyaha batihannye ngo babicikeho, ngo bazaherera mu ruhande rwa Satani,
maze abanyabibi babakwene, babaha inkwenene. Nshuti mukundwa, imbabazi zikiriho, Imana irararika kugira ngo twihane bigishoboka. Kuba uri umuririmbyi, uri umusambanyi, kuba uri umuvugabutumwa, uri umusinzi, kuba uri umuntu witwa umukristo, ufite ibyaha wihererana, igihe kigiye kugera Imana izabishyira ku karubanda. Abantu benshi bafite ibyaha bihereranye, ngo imbabazi nizirangira bazagenda babyatura, nyamara igihe cyararenze, imbabazi zararangiye. Ibyo utinya byo bizagutinyuka. Ijambo ry'Imana riraturarikanye nawe ngo imbabazi zikiriho, dusanga Imana, twegera Imana, maze twakira imbabazi z'Imana, ibyaha bihanagurwe. Urwandiko rwa Yuda ni ku murongo wa 11. Hari icyo Yuda atubwira, arandika aravuga ati, bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini, bagahomboka birukanka batirinda. Uyu munsi abantu benshi bararya uko babonye, baranywa uko babonye, kandi barambara uko bashaka. Ijambo ry'Imana ryabageraho bakarica amazi, bakaritera umugongo, bakarifata nk'ibiraho. Ariko igihe kigiye kugera, ijwi ry'imbuzi ryabagezeho rizongera rihagurukira imitima yabo, bazashaka gukosora ibyo batakosoye igihe cyararenze. Mbese nshuti muvandimwe, witeguye ko kurimbuka k'umunyabyaha kumwegereye? Ibiriho biratwereka ko Yesu dutegereje agiye kugaruka. Uraburirwa, nanjye ndaburirwa, ngo duhitemo uruhande rwiza rwo guherera mu ruhande rw'Imana. Mbega igihe kizaba giteye ubwoba, mbega igihe kizaba giteye impungenge, mu gihe abantu benshi bagaragara nk'abakristo nyamara batariyeguriye Imana. Imbabazi igihe zizaba zabakuweho, uburyo bazahaguruka bashaka Imana igihe kitagishoboka. Benshi bazamera nka Kayini, wagambaniye mwene nyina kubw'ishyari, maze akamwica, amutura umujinya n'uburakari kubw'ishyari. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo benshi bazamera nka Baramu, wakiriye ibiguzi akajya kuvuma ishyanga ry'Imana, nyamara yari umuhanuzi. Ntabwo kuba umuntu ari umuhanuzi atarakiriye Yesu bizamuhesha uburenganzira bwo kujya mu ijuru. Dukwiriye kwisuzuma njye nawe muvandimwe, impano wahawe, impano nahawe, tukayikoresha neza, twerereza Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo barahomboka batirinda, ntibirinda mu magambo, ntibirinda mu bikorwa. Imana yaduhaye amahame akwiriye kugenga abantu b'Imana. Mu mivugire, abantu b'Imana bakwiriye imvugo yabo, abantu b'Imana bakwiriye imirire yabo, bakwiriye iminywere yabo, bakwiriye imyambarire yabo, bafite umwihariko. Ariko uyu munsi benshi bishushanya n'ab'isi, nyamara bakifuza kuzajya mu ijuru. Reka nkubwire nshuti muvandimwe, ibyo benshi batinya, bagatinya kurimbuka, bizabatinyuka. Uyu munsi bikitwa none, urasabwa kwisuzuma. Dusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 16, ibyago 7 bizarya abanzi b'Imana, bagomeye amategeko y'Imana, bagomeye ijambo ry'Imana, banze kwitaba umuburo. Ibyago 7 biri hafi. Igihe tubona amahano menshi aba ku isi, dusoma mu gitabo cy'ibibaho mu minsi y'imperuka, paje ya 19, yuko ibitonyanga by'ibyago 7 bigenda birushaho kubisikana. Amahano menshi aba ku isi ngo aragereranya ibitonyanga by'ibyago 7. Mbese nshuti muvandimwe, nawe witeguye yuko ufite umwiteguro uzakubuza guhura n'ibyago 7? Ibyo abantu benshi batinya byo bizabatinyuka.
Yuda aravuga ati abantu benshi bazamera nka Kora. Uyu munsi hari abameze nka Kora. Imana yaduhaye amabwiriza dukwiriye kugenderaho, twubaha abatuyobora mu itorero ndetse no muri leta igihe batabusanya n'ijambo ry'Imana. Ariko benshi bagomera abayobozi, abandi benshi bakitwara uko babonye, bazaba mu mugabane wa Kora. Nshuti muvandimwe, reka dutinye icyaha kugira ngo twikingire umuriro uzarya abanzi b'Imana. Ibyago 7 bizarya abagomeye amategeko y'Imana, kandi tube mu bwihisho bwisumba byose. Dawidi muri Zaburi ya 91 aravuga aya magambo ati uba mu rwihisho rwisumba byose niwe uzahama mu gicucu cy'ishobora byose. Nge nawe nituba mu ijambo ry'Imana, tukagendera mu mahame ijambo ry'Imana ritubwira, tuzaba mu gicucu cy'ishobora byose. Niho tuzihisha umujinya w'Imana ugenda usukwa ku isi, kandi umujinya w'Imana uzarya abanzi b'Imana. Nshuti muvandimwe, Imana nge nawe itugirire neza, dutinye icyaha bizaduturinda kurimbuka ku iteka ryose. Ndabigusabiye nanjye mbyisabira ngo Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu, amina. Data mwiza, urakoze cyane ko uduhaye umuburo, dushoboze kwitondera icyo ijambo ryawe rivuga. Uduhishe mu mababa yawe, tuzabane nawe ubuziraherezo. Ubishoboze buri wese wumvise iri jambo, mu izina ryiza rya Yesu, amena.